n'abagabo batanu. Abo ni bande? Jay Polly, Bulldog, Green P, Fireman, Pfla. Bahembuye benshi imitima itagiraga icyizere bakumburwa bahari. Tuff Gangs nk'itsinda bavutse mu miryango ikennye bumvisha abakomeye injyana yafatwaga nk'iy'ibirara. Ikiganiro nigira ubumenyi, inkuru igoranye kandi twashakishije mu buryo budasanzwe bigoranye cyane. Twabazaniye iyi nkuru ivuga kuri aba bagabo batanu. Itsinda cyangwa se crew rya Tuff Gangs ryari rigizwe n'abaraperi batanu: Jay Polly, Bulldog, Fireman, Green P, Pfla. Batangiye baririmba injyana yari isanzwe ariko ikorwa mu buryo bwo kwitaka, ari byo bita mu cyongereza grunge. Bo bazana impinduka mu kuvuga ubuzima bwa rubanda rugufi, barimo abana bo ku muhanda n'abandi bari bafite ibibazo barihebye. Mu ntangiriro ya Tuff Gangs 2007 kugeza 2008, mu gihe byari bigoranye kwemeza abafite ubutunzi iyo njyana barabishoboye, ndetse ubu ngubu haje kuboneka abahindura umuvuno bazana zimwe mu zindi njyana zishamikiyeho trap, ariko zose zivuka kuri rap. Reka dutangirire ku magambo ya Jay Polly yavuze. Jay Polly iyo agaruka ku mateka ya hip hop 2008-9 avuga ko bari bafite akazi katoroshye kumvisha abakunzi ba muzika nyarwanda ko bagomba kumva uwo muziki ugaruka ku bibazo bariho, nyamara barwanaga urugamba rutoroshye. Muri icyo gihe hari Riderman waririmbaga grunge, akenshi irangwa no kwivuga ibigwi: nge sindi rusumba nzika, rusake mbyuka abandi bakiryamye, nambara ibihenze mbarusha bose, n'ibindi bikubiye mu kwitaka. Jay Polly ati: mu ntangiriro za 2008 nubwo indirimbo zacu zatangiye kumvikana kuri radio, noneho abantu batangira kumva ko bishoboka. Icyo gihe indirimbo ya bimburiye izindi ni umunsi w'imperuka ya Bulldog yaje gukurikirwa na kwicuma yari yahuriyemo Jay Polly na Green P. Umuraperi Pfla benshi bafata nk'umuhanga mu kwandika muri hip hop. Kabiri, umugabo w'umuhanzi Bulldog avuga ko banyuze mu bihe bikomeye ariko byaje kuvamo umugisha kuri kubari kuza mu muziki ushingiye kuri hip hop cyangwa se hip hop. Ati: benshi muri twe twavukaga mu miryango itishoboye, hari igihe twabanaga mu nzu ari byo bita ghetto, tugasangira inzara, ariko twabaga dufite icyizere ko bizacamo. Umuraperi Green P wahoze muri Tuff Gangs. Bulldog yahuye bwa mbere na Jay Polly ku Kicukiro ahazwi nka Sonatube kuri studio. Icyakora Lick yari yariganye na Bulldog kuri St Andre, ariko Lick yari yarakuranye na Green P na Jay Polly ku buryo ari we wahuje Jay Polly na Bulldog. Icyo gihe Lick yabwiye Bulldog ati: "Nihangane, hari abandi batipe muri hudu bakubita rap barenze." Yarabazanye arabahuza kuri studio ONP. Hari nimugoroba babanje kwibwirana. Bulldog ati: "Kugira ngo TG cyangwa se Tuff Gangs ibeho, Lick yabigizemo uruhare." Lick bakesha kubaho kwa Tuff Gang. Umugoroba wa mbere bahuriyeho bahise batahana gahunda yo gukora indirimbo. Bari hagati y'imyaka 19 y'amavuko, ndetse bahise banafata umwanzuro wo gukora itsinda cyangwa se crew. Muri abo bari batuye mu Gatenga barazaga bagahurira Sonatube, na Bulldog wabaga avuye mu kajagari ka mbere i Kanombe kandi yazaga n'amaguru. Jay Polly avuga ko yari asanzwe azi Bulldog kuko yiganaga na JC kuri Eto Kicukiro aho banaririmbanaga. Umuraperi Fireman, umwe mu bari bagize itsinda cyangwa se crew ya Tuff Gang,
akomeza avuga ko bajyaga banahurira mu birori baje kuririmba. Jay Polly ahamya ko we na Green P aribo bari bakaza abandi babaga batari bagira izina. Hari mu mwaka wa 2006 na 4. Akenshi abo baraperi bahuriraga muri studio ya Busy B. Jay Polly ashimira Lick Lick kuba yaratandukanyije injyana kandi akazishyiramo ingufu mu kuzimenyekanisha. Ati yafashe abaririmba Afrobeat, Rap na R&B aradutandukanya kandi twese yatwitayeho dutera imbere. Akomeza avuga ko icyo gihe R&B yari itarasobanuka aribwo yazanye Meddy, The Ben, Tom Close na King James. Aba baraperi babiri bahoze muri Tuff Gangs baganira na Yago TV show. Bagarutse ku mateka yo hambere by'umwihariko kuri rap. Jay Polly ati twagombaga guhindura ibintu kuko kwirata imodoka udafite byari ukubeshya Abanyarwanda, ndetse abantu bahise bikanga bumva hari gihindutse. Tuff Gang niyo mu by'ukuri Tuff Gang niyo yaharuye inzira za hip hop cyangwa se hip hop nyarwanda idashingiye ku kwirata imyato cyangwa se kwirata imyato aribyo bita grank yaririmbwaga na Riderman. Tukaba tubibutsa gukora subscribe, like, share, comment. Ibindi biganiro nakagaruka ku Izuba TV show. Ibihe byiza.